ugasanga ibiheri byarakwishe wibaza umuti wabivura kandi biba bihenze, amavuta ama sunscreen nayo nuko arahenze, mbese bikagucanga. Nta mafaranga bigutwaye, reba ino video ubone uko wabigenza ugakira ibiheri. Ahangaha nari ndimo nkora video ariko umwana nyine mbona agiye kugwa yicaye ku ntebe, ariko yari kumwe na tante wiwe so murebe ibyo mwakora kugira ngo mwirinde ibiheri byo mu maso. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Uyu munsi ngiye kubereka ibintu ushobora kwirinda kugira ngo utarwara ibiheri, cyangwa wabona birwaye bikaba byakira bitewe n'uko ibyo bintu waba wabyirinze, bitagusabye ko watanga amafaranga ujya kugura skin product ziguhenze, kandi nyamara hari n'igihe bidatungana kuko uba utabanje gukora bimwe muri ibi bintu ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere ndi buze guheraho, imisego. Ntabwo ari imisego y'imisego ahubwo imyenda y'imisego. Bivuze ngo ushobora kuryama ku mwenda w'umusego utawufura ukamara nk'icyumweru ari uri kuryamaho, warwara ibiheri rwose. Urumva ibiriho amabagiteri menshi agiye atandukanye, rero kuba yakanduza uruhu rwawe rwo mu maso biroroshye cyane cyane ko uruhu rwacu rwo mu maso ruba rworoshye, ruri sensitive. Biba bisaba ko ugomba kuba ufura imyenda y'imisego byibuze buri kuryamye nk'iminsi 2 ukaba wayihindura, cyangwa umunsi umwe ubaye ubashije. Gusa imyenda y'imisego yimenyera isuku, hanyuma ucane ukubiri n'ibiheri byo mu maso. Ikindi, uburyo wogamo mu maso. Ushobora kuvuga ngo noze rimwe birahagije. Umuntu ukeneye gukira ibiheri cyangwa kuba yabyirinda, icya mbere ugomba gukora koga mu maso inshuro irenze 1. Urabyutse ugomba koga mu maso, ugiye kuryama woge mu maso. Binagushobokeye 3 ku munsi ni sawa, ariko abantu benshi baba bagiye mu kazi ntabwo bipfa gukunda. Bivuze ngo utashye banza woge mu maso. Dore ikindi kintu cyagutera kuba warwara ibiheri, harimo koga icyogesho. Bino byogesha abantu begesha mu maso cyangwa amaga, ugasanga ufite ga imaze amezi 8 cyangwa umwaka. Ga zo mu maso bano bantu bogesha zitera ibiheri. Ubishoboye wajya, ubundi binakunze wajya yoga rimwe ukayijugunya, kuko tutabibasha wogesha intoki nta kibazo. Wowe icyo uri bukore nyuma yo koga n'intoki gusa, mu koga woge nyine umeze nkaho uri gukora akamasaje. Isabune yose waba ukoresha nta kibazo. Turi kuvuga ku bintu bishobora kudagutwara amafaranga kandi ugakira indwara y'ibiheri. Rero nimba ugiye koga mu maso woga unamara nk'uri kumasa, utarinze gukoresha ibyogesho, kuko ibyogesho natwe twaje gusanga ko bibika amamikorobe. Ugasanga uyu munsi uyogesha icyogesho, ejo mbese uruhu rwawe rukaba rwakangirika, kandi urabizi ko ruri sensitive. So ibyogesho mubireke, cyangwa nimba unagikoresheje ushobora no hari n'ubundi buryo njye natekereje ko wakoresha udahise ukijugunya. Ntabwo wahita ujugunya ga waguze ejo, birumvikana. Ushobora kubiza amazi ukayiterekamo, ugahita nyine ushyiramo ya mazi yabize. Ushobora kubiza amazi ugatekamo ya ga. Urumva ubu ugerageje kwica nk'amamikorobe, byibuze hari icyo byagufasha. Cyangwa ukajya wogesha intoki ukoga uri gukora massage. Ikindi kintu wakirinda ni ukwirinda kwikorakora mu maso. Wikorakora mu maso, wagiye kuri banki wafashe amafaranga bla 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 bla, wagize udukuruse twinshi uyu munsi, urumva wagize imyanda myinshi ku ntoki zawe, ntabwo hasa neza. Kereka igihe uzi ko umaze koga mu ntoki ushobora kwikora mu maso, bakabona benshi bakunda no guhora bikora mu maso. Ariko igihe uzi ko utoze mu ntoki, umaze akanya uri mu tuntu twinshi, mu tugondo twinshi, please wikora mu maso, kuko uwo mwanda ufite ku ntoki urangiza mu maso, cyane ko hari sensitive. Iki kintu cyo ngiye kuvugaho abantu benshi baragikunda, kandi hari sinzi kiraborohereza. Sinzi iyo wenda bagikoze niba hari icyo bitanga cyangwa bakumva barorohewe. Gusa nicyo kibi cyane kuruta ibindi. Ufite igiheri tuvuge ushaka ko kivaho kandi uri perfect, ntabwo bimeze neza. Ariko ibi ngibi mbabwiye narabitrayenze, mbona bimpaye result nziza. Namwe mugerageze gukoresha ibi bintu mbabwiye, mubyiteho. Irinde isume idasa neza yakangiza mu maso hawe. Jya uyikoresha utayikuba mu maso, ahubwo umere nk'uri gutapinga mu maso. Guys, hari ikindi kintu nababwiye. Dore ikindi kintu ngiye gukomorezaho cya nyuma wakirinda igihe uri mu nzira yo kugira ngo ugire skin nziza, ukiri ibiheri, ibi byose bijyanye na skin yo mu maso. Ikindi ugomba kwirinda, bizi ko abantu benshi
mukunda koga amazi ashyushye, abantu benshi murayakunda, so irinde kuyashyira mu maso, wenda yoga ahandi, nyuma numara koga ahandi ufate amazi akonje woge mu maso, kugira ngo mujye mubona za video z'abantu bafata ama ice bagashyira nko mu kantu akaboro runaka, kano kaboro cyangwa igisorori cyangwa ibase bagashyiramo amazi bagashyiramo ama ice, ni ukugira ngo skin yawe glowing. So nimba uri gufata amazi ashyushye uri koga umubiri ugahita uyoga no mu maso, ni ikibazo gikomeye cyane. Uba ufite sensitive skin ni ibibazo, uhita utangira no kuba umutuku, simbizi abantu b'inzobe batangiye kuba imituku, utangira no kugira amaso hatukuye kubera ko uba uhashyize ibintu bihatwika. Rero irinde koga amazi ashyushye mu maso, woge mu mazi akonje. Ngira ngo ziriya video bashyiramo abantu bafata amabase cyangwa utubase dutoya cyangwa utundi tuntu tw'udusorori bagashyiramo ama ice bagashyiramo amazi kugira ngo amazi aze kuba akonje, bagashyiramo isura nk'iminota ingahe runaka simbizi, nyine urumva ko amazi akonje ni ingenzi. N'ibyo nshaka kubabwira, byanze ibi byose nkubwiye ushobora kujya kuri muganga w'uruhu akaba yakubwira ikindi kintu wakoresha, kuko bo baba babizobereyemo, bafite ibintu byinshi batubwiraho, igihe twebwe ibyo twakoreshaga tugomba guheraho. Iyi ni base, igihe base twebwe twakoreshaga yanze, bo bafite icyo bakubwira nk'abaganga b'uruhu babyitoje babimenyereye. Ide y'isuku, guys, muri isuku, ese mwari mubizi ko ibanga ryo gukuza umusatsi harimo n'ibisuko? No gusuka ibisuko bitakwicira umusatsi biri mu bintu byakureza umusatsi. Bivuze ngo nimba usutse igisuko kiremereye ugasanga umusatsi uri weak, wangira weak, ugasanga kizaho rwa suko ruremereye bica umusatsi. So reba nk'iki gisuko, video itaha nicyo kintu nzavugaho. Guys, mukomeze munkurikirane, mukomeze muri video zanjye, ndabakunda cyane. Umuntu ukeneye umuntu umusuka mumbwire, kubona ndashakaga ibintu binini kandi ubona ko ni ibintu byiza bidaca umusatsi, biroroshye, akamenshi ni kakandi keza koroshye, ni ukabona. Bye, mukomeze muri video zanjye, ndabakunda cyane. Guys, nakoze kuri video zanjye, nakagaruka ngiye kuzanshaka utundi tuntu twiza tubafasha, kuko nanjye twamfashije, ndaseka namwe twabafasha. Waba utangaza avuga ku bijyanye no gusuka iki, kugira ngo mukore igisuko mfite bizabigarukaho. Guys, thank you for watching.